nagize iyerekwa rikomeye, maze kugira iyerekwa rikomeye nza mbona habaye isoko. Nabonaga ari isoko rinini cyane ku buryo abo bantu nabonaga utapfa kubona umubare wabo, bari ibihumbi n'ibihumbi. Ariko muri iryo soko maze kuribona, abo bantu nabonaga barimo bahaha, mbona bahashye ibintu bitandukanye. Birumvikana nyine mu isoko habamo ibintu bitandukanye. Ariko icyo nabonye neza gikomeye, nyuma yo guhaha naje kubona mbona haguye imvura. Hamaze kugwa imvura, iyo mvura yaguye mu buryo bubiri, imaze kugwa mu buryo bubiri, kuko uburyo nayibonyemo, uburyo bubiri yaguyemo, haje imvura iragwa, habanje akavura gakeya kamaze guhita abantu bumva ko ari ibisanzwe. Mbona basubiye mu isoko, barongeye barahaha batari barangije guhaha. Ariko nyuma y'aho ngaho barangije guhaha, imvura none iza gukuba, imvura nyinshi cyane. Noneho mbona abantu bariho baranyagirwa. Hanyuma iyo mvura ya kabiri yo yaguye ari imvura iteye ubwoba, kuko nonaga ari imvura yaguye ishyushye. Noneho mbona amazi arimo aragwa ku bantu, umuntu wese ayo mazi aguyeho ibyo afite akabitaho ngaho akiruka, ibyo afite akabitaho akiruka, ku buryo iyo mvura nabonye igwa mbona igeze no mu bantu bose b'abacuruzi, yageze ku bahaha no kuba ibyo abantu bari bafite byose, mbona bariho barabita bakagira ute bakiruka. Nagize agahinda gakomeye cyane, nibaza ikibaye cyangwa ikigiye gukurikiraho. Ariko nagiye kubona mbona ndahantu hameze nko hafi y'ayo mazi. Hanyuma nabonaga ari amazi yatobamye, nitarabone sire, mbona ngo ibintu abantu aya sire darayi bari bavuye guhaha amazi yabitwaye. Ariko ngo ngiye kubona mbona umuntu ampaye inkoni, mbona ngiye hafi y'amazi. Maze kujya hafi y'amazi numva ijwi rirambwira ngo ugenda urohora muri bimwe biri aho ngaho, kuko bimwe byari byatambutse ariko ibindi byinshi biri inyuma. Hanyuma ngo ngenda mbirohora, mbikuramo, ku buryo ari iyerekwa ryagize igihe kingana n'isaha yose ndimo nitegereza ibyo ngibyo, ndarira ndihanagura. Ngo ziriya ntozi wabonye, uriya mwuka w'intozi wabonye, uriya mwuka aya sita enema, uriya mwuka wabonye w'intozi, uriya mwuka wabonye hatida ya wayasira, uriya mwuka wabonye w'amazi ashyushye. Imana irambwira ngo tuboneho kugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha aho uherereye hose. Turabizi yuko mudukurikira muri benshi, niyo mpamvu natwe tuba dufashe kandi uyu mwanya wo kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza. Muri kumwe na Ngoboka Miriam Theo, umuhungu Imana ihamagaye kugira ngo akorane namwe kandi mikoreshe iby'ubutwari. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu aho turi kumwe n'umutumirwa, turagira ngo tumuhe ikaze atangire yibwira abadukurikiye. Ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanjye nitwa Maniraguha Samuel, umuhanuzi Imana ihagurukije kuva mu myaka mike cyane kugeza none kugira ngo hanurire amahanga. Imana y'amahoro niduhana umugisha, nishimiye kubana namwe. Aho uherereye hose icara ugubwe neza, wumve icyo Imana ivugana nawe, kuko Imana iguhaye umuhanuzi kugira ngo aguhanurire, kugira ngo akugezeho umugambi mwiza Imana igufiteho. Samwe, umeze neza? Turashimira Imana itubeshejeho kandi dusuhuza abantu, duhumuriza abantu mu mwabino bisa nk'ibigoye, kuko turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30. Ivango rero duhumurije abanyarwanda babuze ababo, ariko icyo numvamo gikomeye muri iyo myaka yose irangiye, Imana yakoze iby'imbaraga ku banyarwanda. Abantu bariyubatse, abantu bongeye kunga ubumwe,
mu yandi magambo turabashoye tubabwira ngo mukomeze kubana n'iki n'Imana neza. Ntago ndaza gutinda mu makone cyangwa se ngo nze kurambira abadukurikiye kugira ngo bumve icyo Imana ivugana nabo. Nguhaye umwanya usenge hanyuma kandi ukomeze ukora umurimo we yaguhamagaye. Mana mu izina rya Yesu tagushimiye ko uri Imana ishoboye byose. Tushimiye ko uri Imana ivuga bikateka bigakomera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu turufite ubutware. Dusengeye umuntu wese ugiye gukurikirana ubu buhanuzi kugira ngo agirirwe neza n'Imana. Kandi nyiringa Imana ikomeye abantu Satani yaroshye mu buryo butandukanye akoresheje uburyo bumwe ndetse n'ubundi, abo bose ubagirire neza koko kwiza kw'Imana akora kugaragare. Urakoze kugize neza ngo ndushyigikire birenze uko usanzwe ubana natwe. Kandi nyiringa Imana ko umuntu wese ubuhanuzi buzageraho ahabwe umugisha n'Imana. Urakoze kugize neza kuri mwiza mu izina rya Yesu, amen. Ntago nje meze nk'umubwiriza butumwa ahubwo nje nzanye ubuhanuzi Imana impaye kubwira abantu muri iyi minsi. Ariko kandi Bibiliya cyangwa ibintu byose mbere na mbere ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga no mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 2 tuzasoma n'umurongo wa 19. Avuze ngo bukeye abanyamudugudu babwira Elisa ati dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya muyiminjemo umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku masoko y'amazi aminjamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye amazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo ubu nk'uko Elisa yabivuze. Imana ihimbazwe. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Twumvishe ijambo ry'Imana dusomye, ariko icyo nshaka kuvuga cyane hari ibintu abantu bamaze iminsi bibaza ku buzima bwabo, bamazeho igihe bibaza iherezo ryabyo, bagasenga bakajya mu biti ariko bakabona ibyo basengera ntibihinduka. Hanyuma Imana ibantumyeho ubuhanuzi bukomeye buvuga ko hari impamvu yabiteye kugira ngo ibyo bintu byose bigende gutyo. Muri izo mpamvu rero, muri bimwe Imana ibantumyeho, hari abantu bahuye n'ikintu cyitwa ibihombo bikomeye cyane. Nagiye kubona mbona ngira iyerekwa rikomeye cyane, kandi iryo yerekwa ndigize muri iyi minsi itambutse. Maze kurigira biba ngombwa ko mfata igihe cyo kurisengera, baza Imana ati ibi bintu mbisengere cyangwa mbyihorere. Imana impata kubisengera, irangije irambwira ngo usibye no kubisengera gusa ugende ubitangarize isi. Ubuhanuzi ngiye kuvuga ni ubuhanuzi bureba isi yose, cyangwa umuntu wese iki kibazo cyaba cyaragezeho, mubwira yuko nubwo byaba bimeze gutyo hari ubutabazi bw'Imana. Nagize iyerekwa rikomeye, maze kugira iyerekwa rikomeye nza mbona habaye isoko. Nabonaga ari isoko rinini cyane ku buryo abo bantu nabonaga utapfa kubona umubare wabo, bari ibihumbi n'ibihumbi. Ariko muri iryo soko maze kuribona, abo bantu nabonaga barimo bahaha, mbona bahashye ibintu bitandukanye. Birumvikana nyine mu isoko habamo ibintu bitandukanye. Ariko icyo nabonye neza gikomeye, nyuma yo guhaha naje kubona mbona haguye imvura. Hamaze kugwa imvura, iyo mvura yaguye mu buryo bubiri. Imaze kugwa mu buryo bubiri, kuko uburyo nayibonyemo uburyo bubiri yaguyemo, haje imvura iragwa, habanje akavura gakeya kamaze guhita abantu bumva ko ari ibisanzwe. Mbona basubiye mu isoko, barongeye barahaha batari barangije guhaha. Ariko nyuma y'aho ngaho
barangije guhaha imvura none iza gukuba, hagwa imvura nyinshi cyane, noneho mbona abantu bariho baranyagirwa. Hanyuma iyo mvura ya kabiri yo yaguye ari imvura iteye ubwoba, kuko nonaga ari imvura yaguye ishyushye. Noneho mbona amazi arimo aragwa ku bantu, umuntu wese ayo mazi aguyeho ibyo afite akabitaho ngaho akiruka, ibyo afite akabitaho akiruka, ku buryo iyo mvura nabonye igwa mbona igeze no mu bantu bose b'abacuruzi, yageze ku bahaha no ku bari. Hanyuma marayika w'Imana twavugana yambwiye ati komeza urebe, kandi birandaza kubigusobanura n'icyo bishatse kugira ute kuvuga. Hanyuma bitaho ngaho, amaze kubitaho ngaho, icya kabiri cyakurikiyeho ambona ngo n'ubundi nyuma ya mvura ngo haje intozi nyinshi cyane zikajya zimanuka muri cya kirere, n'ubundi y'amazi ashyushye yamanukiyemo, nkabona amazi atwitsa abantu, nkabona intozi ziriye abantu, ibyo abantu bari bafite byose mbona bariho barabita bakagira ute bakiruka. Nagize agahinda gakomeye cyane, nibaza ikibaye cyangwa ikigiye gukurikiraho, ariko nagiye kubona mbona ndahantu hameze nko hafi y'ayo mazi. Hanyuma nabonaga ari amazi yatobamye, nitarabone sire, mbona ngo ibintu abantu aya sire darayi bari bavuye guhaha amazi yabitwaye. Ariko ngo ngiye kubona mbona umuntu ampaye inkoni, mbona ngiye hafi y'amazi. Maze kujya hafi y'amazi numva ijwi rirambwira ngo ugenda urohora muri bimwe biri aho ngaho, kuko bimwe byari byatambutse ariko ibindi byinshi biri inyuma. Hanyuma ngo ngenda mbirohora, mbikuramo, ku buryo ari iyerekwa ryagize igihe kingana n'isaha yose ndimo nitegereza ibyo ngibyo, ndarira ndihanagura. Ngo ziriya ntozi wabonye, uriya mwuka w'intozi wabonye, uriya mwuka aya sita enema, uriya mwuka wabonye w'intozi, uriya mwuka wabonye hatida ya wayasire, uriya mwuka wabonye w'amazi ashyushye, Imana irambwira ngo ni umwuka ukomeye cyane w'inyatsi Satani yateje mu bantu. Hanyuma abantu bagakora ntibagire icyo bakora bageraho, abahashye ntibagire icyo bageraho. Nabonaga abantu babaye mu buzima busa nko kwizengurukaho gusa, kandi bakoze. Abacuruzi bacuruje, abahinga bahinze, abakora imirimo y'uburyo butandukanye bayikoze, ariko babazwa n'uburyo bakora, ariko ntagire ikintu bagira ute bageraho. Hanyuma ijuru rimbwira ibi bintu bikurikira. Ijuru rirambwira ngo ningende ntangariza abantu ijambo rikomeye, yuko abantu bose bahuwe n'uwo mwuka umeze gutyo, bacuruza ntibagire icyo bakora bageraho, bahaha ntibagire icyo bageraho. Umuntu agafata amafaranga nka 5,000,000, yajya kubona amafaranga ararangiye, nta kintu agize ute ayakoresheje. Umuntu yajya kubona aguze imodoka, bataka akamodoka kazanyinjiriza bizagenda gutya, ariko yajya akabona ya modoka irangiritse birarangiye. Imana irambwira ngo ikuzimu bakoze inama ikomeye cyane, bamaze gukora inama ikomeye cyane, hanyuma bagambira umugambi ukomeye wo guteza inyatsi ku isi. Ntabwo ari inyatsi ku banyafurika, ntabwo ari inyatsi ku bacuruzi, ntabwo ari inyatsi ku bakora muri banki, ntabwo ari inyatsi ku bahinzi, ntabwo ari inyatsi ku bagendera mu ndege n'abandi, ahubwo ni umwuka w'inyatsi, ku buryo Imana yanyeretse icyo kintu mbona kinje no ku bantu tudahuje uruhu cyangwa ururimi. Imana irambwira ngo ni umwuka ukomeye w'inyatsi Satani yateje mu isi yose. Ariko Imana intumira ijambo rikomeye, imbwira ibintu bitatu byatewe n'iyo nyatsi. Ikintu cya mbere irambwira ngo abantu kera batinyaga Imana, icya kabiri bakayikorera bayikunze, n'ibyo bakoze bakabikora bameze nk'abantu bakorera Imana badakorera abo bakorera. Imana irambwira ngo icyo kintu cya mbere cyatumye, bitewe n'uko abantu basigaye bakora nk'abakorera abantu, byatumye ibintu byabo byose Satani abizanamo inyatsi, kuko n'ubundi bakora bameze nk'abakorera abantu badakorera Imana. Umuntu agakora ibintu akeneye inyungu ku muntu bikarangira. Cya kabiri
Imana irambwira ngo ura undi mwubantu bafite amarira akomeye cyane tando enemai God sire daraye kujya nabonaga abantu bari mu kibaya baririramo umubabaro ukomeye cyane. Abantu nkabona binjiye mu isoko bacuruza, eko najya kubona nkabona ibyo bacuruza byose birahombye, najya kubona nkabona umuntu atashye uko agize ute yaje. Imana irambwira ngo hari abantu bahuye n'abazima babi. Iyo tuvuze abazima babi tuba tuvuze abarozi cyangwa umwuka w'abarozi. Ushobora gufasha umuntu ukamuha amafaranga ariko utazi uwo ari we, kuko nabonaga hari abantu bagiye baha abandi amafaranga. Najya kubona nabonaga inote zitandukanye, harimo iza 5, harimo iza 2, harimo iza 500, harimo n'abatanze amadolari ku bagize aho bahuriye n'amahanga n'ibindi. Ariko nyuma y'ibyo yo gukora ibyo ngibyo bakabona amafaranga aragiye batazi uko bigenza. Imana imijambo rikomeye irambwa ngo nimbabwire ngo hari uburyo Satani yahumanyije ibiganza byanyu, kuko nabonaga izo note bazijyana barazisika, bamaze kuzisa baratumura, bamaze gutumura babatukunguko dutumuye iyi note niko dutumura ubutunzi bwa Nyiranuza, niko dutubuye ubutunzi bwa runaka. Hanyuma Imana iza kumbwira ijambo rikomeye irambwa ngo abantu barasenze ku rwego kwizengurukaho, uko nabonaga abantu bazamura ngo nze mbabwire ngo ni Imana yabonye uwo mubabaro, ni Imana yabonye ayo marira, ni Imana yabonye ako karihinda, ni Imana yabonye uko kwizengurukaho, ni Imana my God sire daraye, ni Imana etala bone sire gredo tayi enima enetando akude girire. Ni Imana yambwiye yuko ije kubakiza uwo mwuka batewe n'abadayimoni. Wowe unkurikirana yankunda kubabwira kuri channel y'Umuhamagaro TV yuko najya kunkunda kuzana ubuhanuzi, ariko umunsi wa none Imana yakuntumyeho ubuhanuzi bukomeye buvuga ko ubwo ruzero rumazemo igihe kirekire ngo kuba ibyo ufata byose bigenda ubona bigenda, wafata amafaranga akagenda, wacuruza bigahomba, ibintu byose ugerageje bikanga, wagiye muri banke amafaranga ukuyemo none bigeze ku rwego rwaho ubona bari kugucaginga amafaranga menshi cyane ku rwego rwa cyamunara ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi wa none Imana yakumyeho ubuhanuzi bukomeye buvuga ko ari Imana yabonye uwo mubabaro kandi yabonye iyo nyatsi wahuye nayo. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari n'ibyo Imana igenda igaya bamwe na bamwe, igaya abantu bibagiwe, bamwe bakubitisha izo nyatsi, igaya abantu Imana yagiriye neza. Ubwo rwego nkabona basunitse abantu baraguye, nkabona abantu barongeye barazamutse burira ubwo rwego, ariko bageramo hejuru nayakona nkabona n'ubundi abantu barongeye bagize ute barahubutse baraguye. Hanyuma ibyo bintu byambereye ikintu gikomeye cyane ku buryo byabaye ubugira 4 5 bona abantu bazamuka urwego, ariko bagera hejuru nayakona nkabona bagize ute umuntu arabasunitse baraguye. Imana irambwira ngo na abantu Imana yasezeranyije kuzamuka bagerageza gutera intambwe, hakagira abantu bitambika kuri ubuzima bwabo cyangwa bitambika banga uko bazamuka. Ariko nagiye kubona Imana ishimwe cyane, mbona marayika w'Imana amanutse, amaze kumanuka araza afata gwa rwego. Nabonaga ari abamarayika, umwe afata iburyo undi afata ibumoso. Ngiye kubona mbona zigiye abantu ngo nibazamuke, mbona abantu bahaye bazamukiraho, mbona abakobwa bazamukiraho, mbona abagabo bazamukiraho, mbona abasore bazamukiraho, mbona abashumba bazamukiraho, enitarabone sire daraye. Hanyuma Imana irambwira ngo hari abantu badindijwe n'abantu, hari abadindijwe n'igihe, hari abadindijwe n'iminsi, hari abadindijwe n'igisuzuguriro, ariko Imana ivugana nanjye ijambo rikomeye irambwira ngo ni Imana ije gusoza icyo wavuganye nawe, kandi bakuye kuri uko kudindira badindiriyemo. Imana ishimwe cyane. Enitarabone shando akudegirire. Imana igiye kuzamura abo bantu
kandi mbonye ibikoze nta muntu inyuzeho, ntinyuze kuri mwarimu, ntinyuze kuri pasiteri, ntinyuze ku mukoresha wawe, ntinyuze kuri mama wawe, ntinyuze kuri runaka, ntinyuze no kuri abo barozi n'ababigizemo uruhare, aho ko Imana iriyiziye nta nubwo itumye marayika, aho kuriyizeye Yosefu. hari igihe biba ngombwa ko Imana yiyizira yo ubwayo ibyayo ikabizana. Imana y'amahoro ishimwe. Icyo kintu rero abantu bari bamaze igihe kirekire bari kuri uwo musozi umeze gutyo. Hari ubuhanuzi, hari ubutumwa, hari imishaje ikomeye, hari icyo Imana yakuntumyeho wowe udukurikirana uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika, muri Aziya, hano muri za Rusororo aho turimo dukorera ikiganiro cyadutangira ubu butumwa. Abari hirya no hino ku mpande zose z'isi, Imana yabantumyeho irambwa ngo ni Imana yabonye icyo kintu cyakubayeho, cyitwa ko wadindiye kandi utari wo kudindira, cyitwa ko hari ibyo utabonye kandi wari kubibona, cyitwa ko hari amafaranga wabuze kandi Imana yakugeneye, cyitwa ko hari iterambere utabonye kandi wari kuribona, cyitwa ko hari urubyaro utabonye kandi wari kurubona, cyitwa ko hari ubuzima uba warinjiyemo, haleluya, ariko ukaba utarabwinjiyemo. ikintu Imana yakuntumyeho gikomeye nuko Imana yabonye akarengane kawe, Imana ikabizamwe no kugira ute no kugutabara, kandi ikaba yiyizeye ubwayo ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hanyuma igice cya gatatu cy'ubuhanuzi nagiye kubona, mbona hari abantu basenze amasengesho menshi cyane, bazamuka imisozi, bazamuka ibibaya, bagera ahantu hatandukanye, ariko babona nta mpinduka z'iki z'amasengesho z'ibyo basengeye. nagiye kubona mbona marayika w'Imana ishurirwa, twavuganaga amishurirwa mu gitabo cya Daniyeli ibice 8 n'ibice 9 n'ibice 10, ambwira uburyo Daniyeli yasenze, hanyuma yamara gusenga gipfukama, marayika w'Imana akaza akavugana nawe, akavuga ati gusenga kwawe nakumvisha. Ariko Daniyeli arategereza, wategereza igisubizo cy'Imana, araheba, kandi yari umuntu yasenze iminsi 21 ategereza igisubizo cy'Imana, araheba. Hari abantu basenze na ndetse Imana ivugana nabo, irabwa ngo dore ndabatabaye, ariko bategereza ubwo butabazi bw'Imana, bagira ute barabubura. kugeza na n'ubu bakiriye, nabonaga harimo ingeri zitandukanye, harimo abakobwa, harimo abasore, harimo abagabo, harimo ayasita enemande wa kude grille moria, harimo abantu batandukanye uburyo butandukanye, hadomene mando ya shando abone grille. abo bantu bari ibiciciro bitandukanye. nagiye kubona mbona bapfukamye hahandi n'ubundi bavuganiye n'Imana. Imana bavuga ngo nzabagirira neza, Imana bavuga ngo nzabakorera ubukwe, Imana bavuga ngo nzabagutera imbere, Imana bavuga ngo muzakora munguke. ariko ibyo bintu ntabwo byabayeho, ngo basubira hahandi kuburana. Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwa ngo nk'uko ibisubizo bya Daniyeli byari byarafatiwe mu kirere. Imana irambwa ngo ni kubuhanuzi cyangwa ibyo Imana yavuganye namwe. hari abamedi n'abaperesi bari baritambitse ibintu byawe, ariko nagiye kubona mbona marayika w'Imana yohereza marayika ukomeye rero witwa Mikayeli. uriya marayika dusoma muri Daniyeli ibice 12, niwe nabonaga marayika w'Imana yohereza. Imana yohereza irambwa ngo ntago yohereje Gaburiyeli uvugana n'abantu, kuko icyo ashinzwe gutambutsa n'imishaje, aho kohereje marayika w'Imana witwa Mikayeli, wawundi ujya ugwanirira abana b'Imana. Imana irambwa ngo uyu mwaka wa 2024 Imana ije gutabaramwe abantu benshi, ije gutabaramwe abakobwa, ije gutabaramwe abagabo, ije gutabaramwe abasore, ije kubakamwe ingo zasenyutse, ije gutangamwe urubyaro ku bantu babuze urubyaro. Imana amorije gukora iby'imbaraga ku buzima bwawe, bitewe n'uburyo abantu bakomeje kugira ute kwitegereza. mu yandi magambo, Imana yohereje marayika w'intambara kugira ngo abohore ibintu byawe. Imana amoro ishimwe cyane. Imana amoro itugirire neza. andotifore gaye shando rebere siregirire. Imana amoro itugirire neza, ko ari Imana igarutse ku bantu bayo,
kandi ikabije gukora iby'imbaraga, ikabije gukora ibidasanzwe, ikabije gukora iby'ubutwari ku buzima bwawe. We wa mukobwa we urarurira ukirigurira, Imana yakuntumyeho nubwo uri imfubyi. Imana yambwiye ngo ntabwo uri imfubyi kuko ufite so ariwe Kristo, niwe uje kugukura muri ubwo buzima umazemo igihe. Dore wagambire kwiyahura inshuro zirenga 5, uranabigerageza ariko biranga, ariko Imana yakuntumyeho aho waba uri hose yuko ari Imana ije kugucomora muri ubwo buzima bw'igisuzuguriro umazemo igihe kirekire cyane, kuko warashakishije biranga, ariko wabigeze ukeneye ubutabazi bw'Imana, kuko Imana no yonyine ije gukora iby'imbaraga. Imana yamora ishimwe cyane. Hanyuma ikindi mu kanya nako guhumbya araje mbona atinze ikiraro gishyashya, nakibonye gitinze mu minota mikeya cyane. Ngiye kubona mbona umuntu avugije ikintu kimeze nk'ikondera, abwiye ba bantu ngo nibambuke. Nabonaga abantu bambuka birukanka bavuga ngo twe tuzi yuko ahangaha tuzahagwa, ariko turahambutse. Mbona abakobwa barambutse, mbona abasore barambutse, mbona abagore barambutse, mbona abagabo barambutse, mbona ingeri zose zirambutse. Imana irambwira ngo uriya mwuka ubona ni umwuka wadindije abantu batandukanye, cyane cyane abantu basenze. Kuriya wabonaga ikiraro cyacitse, niko Satani yarayafunze inzira zabo zose z'ubutabazi. Ariko nagiye kubona mbona marayika w'Imana atinze ikiraro mu kanya gato, mbona abantu barambutse. Hanyuma Imana irantuma ngo ninze ntangariza umuntu wese, yaba ukomeye, yaba uwize, yaba utarize, yaba uzwi n'utazwi, yaba umuzungu cyangwa umwirabura, ushoboye kutwumva wese mu Kinyarwanda n'uzabyumva mu rundi rurimi rutandukanye. Imana irambwira ngo nimbwire ngo uyu mwaka ni umwaka Imana itabayemwo abantu mu buryo bukomeye. Kandi ikindi gikomeye ni Imana yambukije abantu, kuko bari barabuze uburyo bagize ute bambuka. Iyo usomye biriya muri Yosuwa ndumva ari ibice 4, ngo bageze kuri Yorodani barara batambutse 3 na 4. Ariko ngo muri ako kanya Imana ibwira Yosuwa ijambo rikomeye, abango bwira abatambyi, robana abatambyi, hanyuma numara kubarobanura babwiye bakandagire muri Yorodani hasi, hanyuma bambuke. Imana yanyeretse hari uburyo Imana ije kwambutsa abantu mu buryo butandukanye, kandi ibi bintu birasohoye. Ngewe ngimbivuze bibaye nk'ibibaye, kuko niko Imana yabinyeretse. Ubu ni ubuhanuzi bwa nyuma ku bantu bamaze igihe kirekire basengera ibi bintu byari byaragize ute byarabizingiyeho. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro, Imana y'amahoro ishyirwe hejuru. Imana y'amahoro itugirire neza ko ari Imana ije gukora iby'imbaraga, kandi ije gukuneta la bonesita yabone. Ni Imana ize kuneta ya wayashando yabone, ni Imana ize kudefo ya sikidibando, ni Imana ije kuneta ya siredrai hando mene fore gere tando akude. Ni Imana etara wayashando, ni Imana ije gukura abantu mu buzima bibazaga ko bazavamo, bibaza uko bizagenda, kuko hari n'abashakishije mu bapfumu ariko biranga. Ariko Imana ije kukwambutsa. Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Imana y'amahoro itugire neza. Hanyuma nibwo naje guhabwa iri jambo nasomye, kwasanze mu gitabo cy'Abami ba Kabiri, ni igice cya 2 here ku murongo w'19. Nigeria Elisa agiye mu mudugudu, amaze kugera mu mudugudu, ngo amaze kugera ahantu asanga ikibazo gikomeye, ngo abanyamudugudu baba bamubonye ngo baramumenya. Ngo amaze kumumenya ngo abwira ijambo rikomeye, bavuga ati wabonye uburyo umudugudu ureza nk'uko bireba? Ahabwa ati dore nabibonye. Ngo arabwa ati ariko dufite ibibazo bikomeye, amazi yaho ni mabi, kandi ikindi cya kabiri ubutaka bwabo burarumba, aya mazi umuntu yanyweye, abagore banyweye ndazivamo, iyo abantu bahinze ntibikunda. Hanyuma ngo Elisa ababwira ijambo rikomeye, avuga ngo no mu butaka nabwo nuko bimeze. Abari muri Kigali rero ubutaka bwabo bafite ni diplome, ni mu kazi, ni mu bucuruzi, ahantu hatandukanye bashaka ubuzima bwa buri munsi, nibwo butaka bwabo. Kuko hari bavuze ngo ufite mu mufuka ngo abafite ubutaka. Imana ishimwe, haleluya. Nagiye kubona mbona marayika w'Imana rero araje akora ikintu gikomeye kuri ibyo bintu. Elisa, Imana ikoresheje Elisa, avuga ati mugende munzanire imperezo nshya, munzanire n'umunyu. Bibiliya ivuze umunyu
muri Matayo numva ari 5 umurongo wa 11 Yesu aravuze ngo abantu n'umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Bavuga ngo ntacyo bukimaze uretse kujugunywa abantu bakagira ute bakawukandagira. Imana irambwanga abantu bakomeje kungagezo bahuye nazo mu kaga bane tando yagone mando mu bigeragezo bakubitanye nabyo, nagiye kubona nyine Imana Elisa ngo arabwira ngo mugende mufate uwo munyu, mugende ngafata uwo munyu ngo aragenda usira kuri ya amazi, kuri ya soko y'amazi, ngo amanga araje ngo avuga ijambo rikomeye avanga Uwiteka wo manu ya amazi, kandi arumva ko umaze iminsi ururirwa n'ubuzima, ushaririwe n'ubuzima, intambara wanyuzemo, wagambire kwiyahura, wagambire kwishingira, wagambire kwicira inzira, yewe waranijyanye ariko uragaruka wowe n'ibintu bitandukanye, wibaza nimba ari Imana yavuganye nawe, ariko umva igisubizo Imana ikuntumyeho. Ubu ni ubuhanuzi bwa nyuma ku buzima bwawe. Imana yakuntumyeho ijambo rikomeye rivuga ngo akira guhumanurwa kw'amazi yawe. Byashoboka ko amazi yawe ari akazi, bashoboka ko amazi yawe ari ubucuruzi, bashoboka ko amazi yawe ari moto utwara, bashoboka ko amazi yawe ari imodoka utwara, bashoboka ko amazi ari kampani ufite, ari uruganda ufite, birashoboka ko amazi yawe ari ibintu byo kwambika abageni wari ufite ariko ntabwo harimo ibibazo. Birashoboka ko amazi yawe ari umurimo wahingaga wabonaga ibintu byaranze, ariko Imana ikuntumye ijambo rikomeye. Imana ihumanuye amazi yawe, kandi Imana irumba ubutaka bwawe, kandi inyatsi wari ufite ku buzima bwawe Imana ishyize iherezo kuri ibyo bintu byose. Ibyari byaratewe n'abademoni Imana ibishyizeho iherezo, ibyatewe n'abarozi Imana ibishyizeho iherezo, ibyatewe n'abakoreraho umugisha kandi ari abantu babi Imana ibishyizeho iherezo. Imana yakuntumyeho irambwa ngo ninkubwire ngo Imana ije kukwiyereka uyu mwaka utaragira ute, utararangira. Mwakira ubuhanuzi bw'Imana. Tugiye kubasengera Imana mu izina rya Yesu, kwakira icyo Imana ivuganye natwe, kwakira ubuhanuzi Imana inotikere bayashando abone ivuze ku buzima bwawe. Kandi ubuhanuzi ngiye mbubona busohoye, ndabona busohoye ku buzima bwawe. Keshi cyane Imana ibintu bisohoye, akeshi nababwiye ikintu gikomeye ku Mpamagaro TV, nabwo ko Satani agiye guteza impanuka zikomeye. Murabizi ko zabaye mu buryo butandukanye, ariko none umunsi wa none Imana yakuntumye ihumure rikomeye rivuga ko Imana igukuye mu buzima wari urimo, mu bucakara wari urimo, ihumana amazi yawe. Kandi ikindi gikomeye, ubuzima bw'inyatsi bwose wagize Imana ishyizeho iherezo. Aba udukurikirana cyangwa kudukurikirana uri muri salo, uri mu kazi, utwaye imodoka, uri muri biro, waba uri mu ndege. Gutwara indege n'ibikora ku umuntu kugira inyatsi, ubuzima bwose waba urimo, utwara ubwato bukomeye. Ubuhanuzi nabonaga ari ubuhanuzi bwambutse imipaka, bukwira isi yose. Imana irambwa ngo nimbabwire yuko ari Imana ikoze iby'imbaraga. Aho uri reka dusengane Imana, wapfukama, watega ibiganza, wahagarara, waba uko waba uri kose. Gusa icyo nakubwiraga nuko umuti ubonetse, uburyo burabonetse bwo guhumanuka kw'amazi yawe. Igisubizo cy'ibyo wasengeraga kirabonetse mu izina rya Yesu. Imana wamugisha kadusenga Imana. Imana amore tugire neza. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana ishoboye byose. Tawishimiye kukoze iby'ubutware ku muntu wese wumvisha ubuhanuzi cyangwa imishaje, nagirirwe neza n'Imana. Odimandi kida wa domandi sako de bayi aifo bra domandi ashando akude zeto pladomene sita ya bone grire ayasini my god tando ashando moria. Mu izina rya Yesu turifite ubutware, dusenge buri wese wumva iyi mishaje yawe kugira ngo umugire neza. Senge biganza by'abagabo, senge biganza by'abakobwa, senge biganza by'abasore, senge biganza by'abagabo, senge biganza by'umuntu wese waye n'umwuka w'inyatsi. Turawutumuye neza ngo reka ukora ibidasanzwe, kandi umugambi Imana uko musore kugirirwa neza n'Imana biganze ko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Imana amoro ibaho umugisha. Ukeneye icyo ukeneye kubaza birashoboka nabyo bibaho. Waduhamagara kuri nomero bari buze kuzishyiraho, cyangwa nyivuge ni 078 4 7 4 9 2 1 0 7
8 4 7 4 4 921. Shalom.